wa mubyeyi we, singukunda, sinzigera ngukunda, ndakwanga, nunayibura umenye ko nkwanga, umva ngo urwango ngufitiye nk'iyo wapfa ku munsi w'ikiriyo cyawe sinzigera mabona. Nk'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze, ni ukuri ko Imana ndarahiye nkacaho ngakomeza. yewe ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye agahinda, ibi bintu sinzi nimba muri kubyumva neza. Tekereza umwana ushobora kubwira nyina gutya. Babyeyi, ibi bintu nitudafatirana hakiri kare, ibi bintu ntabwo tuzabishobora. Umva uyu mwana w'umukobwa, umwana ni mama we wamwibyariye ku giti cye. Ntabwo avuga ati wenda ni bya bindi bavuga ngo ni papa, wenda bavuga ngo mama we yamuvanye hanze, wenda nta nubwo ari se neza. Uyu ni mama we wamwivaniye, wamwitwitiye amezi 9, aramubyara, amushyira ku ibere, aramwonsa. Ariko umva amagambo atinyutse kumubwira. Ari nk'uwawe se wabigenza ute? Noneho reka nze wumve ukuntu ababyeyi bafite akazi gakomeye. Noneho nkeka ko nabyita nko kwikiza, kwa kurima ngo kwisama warasandaye. Dia, uraho neza mwana wa? Amakuru neza. Ni mama Diane, mama wawe. Nagusuhuzaga, ndagukumbuye cyane. Ndashaka yuko uzaza mu rugo tukaganira icyakubabaje cyose, tukakiganiraho. Nana urankunze tera? Ibyabaye byose ukabyirengagiza ukanabireka. Yaba ubwo bwenge bufite byari ko ari byiza. Ubwenge bwo ndabufite, azanyica. Ibi bintu birababaje, biteye agahinda. Nimba umwana ashobora kubonamo umubyeyi we ko nta bwenge afite, nimba umwana ashobora kubonamo umubyeyi ko nta kintu cyiza na kimwe gishobora kumuvamo, bigatuma umwana ashobora navuga ngo mbyite kwiheba, mbyite kugira gute, kuba atinyuka akavuga ngo ubwo bwenge se koko noneho urabufitera. Ibi bintu ndetse komeze wumve. Umugambi afite niyo mugambi afite, njyewe ndabizi. Isaha niteguye ko zanyica. Njyewe nashatse no kwiyahura, kubera uriya mwana, kandi amaherezo nziyahura. Ngomba kwiyahura kuko birarenze. Mwana wanjye, isaha njyewe mbona tunahuye nka nimugoroba, ubwanjye njye mbona yangubanuye. Yesu we. Yes, inshuti bavandimwe bakunzi mwe mudukurikira kuri 001 TV show Rwanda, mbanze kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo, ndetse namwe bikota amasimbi diaspora nyarwanda, ndabasuhuje aho muri hose, ndabapepeye, mbifurije amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi rero muri kumwe na wa musore wanyu Rashidson, aho mba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Barafindura aka Akanzuraheba, mvuge izimira ikicyura cyangwa umwite uko ushaka. Shabanizo, Shabanizo, umeze ute kuri uyu munsi? Ndashima Imana, urebye ibintu ni amahoro. Ariko ugomba kuzamura ijwi kugira ngo nkumve neza. Aho ngaho hari n'akantu bakwakirije kugira ngo ubashe kumanura ijwi neza, kandi nabwo ni karibu, sinzi impamvu utari muragasomaho. Yes. Kuri uyu munsi rero mugenzi wanjye Barafindura, nizere kumeze neza. Ndashaka rero utangire uzamura rya jwi ryawe tukumenyereyemo, rya jwi ryawe ryiza, rya jwi utagereranya naryo, utagira icyo urigereranya. Barafindura, umeze ute? Urebye ni amahoro, gusa n'amahane nabwo aba ashaka gukirigita ngo yinjire, ariko kubera Imana twavuga ngo amahane si ngombwa. Ubwo rero navuga ngo urebye ikirere ni sawa, ibintu byose ni amahoro. Ikindi gisigaye ni ukubagezaho bya bindi duhora tugategurira. Yes, mukanya rero umamagaye ufite agahinda kenshi, umbwira ati hari ibintu biri kundya, mfite agahinda kenshi kuko ndaye ntabivuze, hari icyahinduka kuri njyewe cyangwa muri sosiyete nyarwanda. Ese icyo kintu ni igiki cyaguteye agahinda kuri uyu munsi? Niki ugiye kutubwira cyaguteye agahinda kigomba guhindura sosiyete nyarwanda? Rero ntatinze Rashidson, yego, navuga ngo ni ibintu navuga ngo bibabaje cyane ndetse biteye n'agahinda. Urebye muri sosiyete nyarwanda, ukareba mu bavandimwe, mu babyeyi, mu rubyiruko, navuga ngo ni ibintu bifite icyo byangije cyane kuri sosiyete, kubera ko ushyize mu ndangagaciro tumenyereye mu Rwanda, ntabwo ari ibintu byo mu Rwanda. Umukobwa Diane, umwana w'umukobwa witwa Diane, sinzi niba navuga ngo ese buriya no twamwita umukobwa w'i Rwanda cyangwa se twamwita umukobwa waba waravumbye undi muco w'ahandi akaba ari kuwukoresha mu Rwanda. Sinzi ikintu na kimwe gishobora gutuma umwana agera ubwo atakwifuriza umubyeyi w'ikintu kizima cyiza. Sinzi ikintu na kimwe umwana ashobora kugera, cyangwa igihe umwana ashobora kugeramo akumva ko umubyeyi we nta kamaro cyangwa nta gaciro amufitiye. Kavuga ngo ibyo ari byo byose, wa mwana we uko waba ungana kose, kabone n'ubwo waba uri mu rugo rwawe, n'igihe uzagera cyo kuba washatse uri mu rugo rwawe, umubyeyi wawe ntabwo azigera areka gukomeza kuba umubyeyi wawe. Ngira ngo tugendeye wenda kuri uyu mwana Diane, reka nkubwire ko ubuzima ni gatebe gatoki. Mushiki wacu wadufasha ubuzima burahinduka kugira ngo bitajya muri mikoro. Ubuzima burahinduka kandi bwihinduka ba nyirabwo hahandi bageraho ubwo nabo bumva batakibukunze. Sinzi rero wowe ubuzima bwaba uko bwaba bumeze kose waba waranyuzemo, sinzi impamvu ushobora kuvuga ngo ugeraho wifatira ku gahanga umubyeyi wawe, ugere wumva ko utakimwifuza, ugere ubwo wumva yuko we nta gaciro afite imbere yawe, bigera nubwo agusaba kuba mwahura mukaganira, ahubwo nkaho wamubwiye uti yego koko wenda bitewe n'ibyahise birashoboka ko iki gihe cyaba kigeze ko mama ageze igihe cyo kuba noneho yanyitaho, ahubwo ugatangira kumva ko adafite ubwenge. Rero Diane, buriya ubuzima ni ikintu gikomeye cyane, umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Kuba yaremeye akihangana, kuba yaragutwise akakubyara akakonsa, wenda ubwo buzima bukamuhinduka, ntabwo ariyo mpamvu yuko wahita wumva ko yarakwanze. Ubuzima burababaza. Nakubwira ngo nawe imbere harahari, nakubwira ngo nawe umunsi wabyaye ntabwo ariko ngiye kukuvuma cyangwa nkutongere, gusa ndakubwira ibintu bihari. Umunsi wamaze kumva ko umunsi
wateye intambwe yo kuba umubyeyi, wateye intambwe yo kubyara, nibwo uzahindukira ukamenya mama wawe n'agaciro ke. Ntabwo umubyeyi ajya kuba yakwemera gusiga umwana we ngo amusigire yaba umukozi wo mu rugo cyangwa umuturanyi kubera ko amwanze cyangwa ari byo ashaka. Iyi mibereho ni uko ihagaze. Ishusho y'imibereho muri iyi minsi ni uko ihagaze. Ntabwo yigeze atekereza ngo agenda gute muri ruhurura, ntabwo yatekereje ngo agute mu gihuru, ntabwo yagutekereje ngo ajye guta muri Nyabarongo cyangwa mu handi hantu runaka washoboraga kuba wapfa. Sinzi kuba wenda ubuzima bugeze aho bumugoye akagusigira mugenzi we mu rugo, nabwo kumva ko yaba ari icyo kibazo. Ushobora kumva ko umubyeyi wawe aho mwahurira hose niyo yaba ngo bamugonze ntabwo wamutabara, ntabwo oya. Reka nkubwire Diane, ntabwo uraba mukuru, uracyari muto. N'umubyeyi wawe kuva atarapfa, wenda niyo yaba ari ikosa yakoze, niyo yaba ari mistake yaba yarakoze abishaka, witekereza ko azahora ayikora. Uyu munsi umuntu aba atameze neza ariko ejo akaba ameze neza. Nkeka ko ubuzima nawe mwari muri murabuzi. Nimba agera ubwo hari umubyeyi akagera ubwo afatanya n'inzu, kwishyura inzu n'undi mubyeyi mugenzi we, mu gihe buri wese yagakwiye kuba mu nzu ye, nkeka ko ntabwo wafata umubyeyi wumve ko icyo gihe byari bimworoheye. Ntabwo umubyeyi wawe yari kuba gufata umunsi wose ngo ajye gukora akazi akorera amafaranga ibiceri 300, wumve ko uwo mubyeyi yari yishimye, ku buryo wumva ko ibyo yakoraga cyangwa yakoze wabyita icyaha kuri we. Tekereza kuba yaremeye akajya kwemera muri ibyubahiro yari afite n'icyo ari cyo cyose yari cyo, akemera kujya gukora akazi ko mu rugo 10,000, ariko agataha kugira ngo aza kurebe mu rugo uko wiriwe. Sinzi ikintu navuga, sinzi nirihe kosa wakumva ko yakoze riremereye aho yagusigagaho ntuwagakwiye kuba wamurenganyiriza, kubera ko nawe si uko ari byo yashakaga, ahubwo igihe cyaramushyikiye, igihe cyari kimugezeho nicyo cyamugishije kuba yagira gute, yavuga ngo reka nsige umwana mu rugo njye gushakisha, wenda ningira icyo mbona ndamuzanira abone nawe ikimubeshaho. Uko waba warakuze kose, ahubwo kakanya cyagakora igihe cyiza cyo kwicarana na wa mubyeyi koko, mukareba ibitaragenze neza muri kiriya gihe, guhera kiriya gihe cyose mukareba aho mugeze aka kanya, mukubaka noneho izindi mbaraga n'ubundi bushobozi bushyashya, kuko wenda nawe Imana ishimwe umaze gukura, ikakutangiye kuzajya wiga gukora ku mafaranga, amafaranga urayabona. Subira inyuma ugende wegera umubyeyi, nurangiza ugire gute, muganire murebe icyo mwaganira mu iterambere, nimba bitaragenda neza mu bikosore, ubuzima buhinduke, namwe mwungu bumwe. Mama wawe niwe mama wawe, nta wundi mama wawe, kandi n'ibyo ari byo byose ubona aka kanya, nkeka ko iyo mama watabaho ntabwo nawe ntabwo uburiho, nta nubwo ubibona. Yes. Shabanizo aka Barafindura, hari ijambo rimwe uvuze, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye. Baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, kandi nta mubyeyi ugira ikosa. Ese buriya tugaruka uruhande rumwe, kugira ngo uriya mukobwa yifate avuga ati mama ndakwanga, even no ku rupfu rwawe sinzahagera. Tugarutse uruhande rumwe, uyu mubyeyi we ntabwo ashobora kuba yarakoze ikosa ryatuma umwana amwanga ku buryo ugeze bene kariya kageni. Ashize isoni, nkuko wibyivugiye ko nta mubyeyi ugira ikosa, Yego, nta kosa na rimwe mbona uriya mubyeyi yakoze,
kuko gukena ntabwo ari ikosa ry'umuntu, nta nubwo ari ingeso, ntabwo ari indwara ye, si yo ndwara bavuga ati ni wowe wanayishe umuntu. Ubukene ni ikintu gishobora gushyikira buri umwe uwo ari we wese. yego, Ubukene ntabwo ari ikintu buri muntu yakwifuza kubana nacyo, gusa uretse ko buri wese abona kimushyikiye, yego, wenda uko abyitwayemo bikaba ari byo bitandukana. Urumva nta kosa na rimwe rero ndibona yuko mama wa Diane yakoze, kubera ko ntiyigeze amujugunya, ntiyigeze amukurikiza se nk'uko yari yamutaye. yego, Ntabwo yigeze avuga ngo wenda kuko umwana papa wadutaye reka mufate mujyane nanjye mujugunya ahandi. N'ubundi yakomeje abana nawe. Urumva ko akazi yabonye kagoranye kugakora bigoranye amufite, niko katumaga musigira mugenzi we mu rugo. yego, Ariko igihe avuye mu kazi akaza akamusanga aho yamusize. Nkeka ko umwana rero uko yabaga yiriwe kose nta ruhare mama wabifitemo. uruhande rumwe burya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Uruhande rumwe uriya mubyeyi yatubwiye ko uyu mwana yatangiye ibi bintu by'ubusambanyi byo gukora ukozasoni afite imyaka 12 kandi agataha mu rugo rw'uyu mubyeyi. Ese uyu mubyeyi we ni iki yakoze kugira ngo uyu mwana ahinduke kugera ubwo atangira ibi bintu afite imyaka 12 akageze mu myaka 20 n'ingahe, noneho agera ku karubanda aho bamuha amafaranga akambara ubusa akerekana ubwambure bwe? Ibi byo ntabwo uruhande rumwe ku mubyeyi naho twabimubaraho. Hoya njye nakubwiye ngo none se nimba wenda aratangiye, wenda tuvuge ngo icyatumye atangira uburara ku myaka mitoya yo hasi ni ikijyanye n'imibereho, kandi iyo mibereho kuba nta bushobozi mama we yari afite nawe si uko atabushaka, sibyo? Yego uburere bwarabuze kuko mama atabonye umwanya wo kumuha ubwa burere bwo kwifata nowe navuga ngo kwikamata ngo areke guheranwa n'agahinda wenda k'imibereho arimo. Nawe agahita yumva ko agomba kugira gute, agomba kujya wenda kwiyandarika, sibyo? Yego, ariko ntabwo nkeka ko umwana mubyeyi yigeze amubwira ngo, ntaho umubyeyi yigeze amubwira ngo rero mwana wanjye aho bigeze ubuzima busigaye kubamo nuko ugomba kujya kuba indaya cyangwa se ugomba kujya kwiyandarika kugira ngo tubeho. Ntabwo yigeze abimusaba, uretse ko na nyina atabishima. Nibyo nkubwira nyine ko atigeze abimusaba. Kuba umwana ubwe yafata navuga ngo initiative ivuga ngo ngiye kubikingiye kubona abantu benshi babaye ibirara, abana benshi babi birara, ugasanga niyo mpamvu uzabona hano mu mihanda uzamanuka ugasangamo abana b'abakobwa birirwa barara mu muhanda, birirwa mu muhanda. Sinkeka ko ababyeyi babo nibo babohereza, nubwo wenda wavuga ngo hari igice gitoya umubyeyi afiteho uruhare kubera ko wenda bwa bushobozi ntabwo ari umwana wagombaga kubushaka kuko ni umubyeyi, ariko nanone umubyeyi kuba atarabufite si uko nawe atabushakaga, ni cya gihe kiba cyashyikiye umuntu. Rero nkavuga ngo nta kosa na rimwe umubyeyi wa Diane afite, kubera ko imbaraga yari afite zose yarazikoresheje. Nimba ataravuze ngo kubera abantu papa w'umwana antanye n'abana reka mfata uyu mwana mujugunye nindangiza nanjye njye kwibera indaya, ntabwo yigeze ajya kuba indaya, yaremeye ajya gukora akazi ko mu rugo. Yego, akorera ibihumbi 10 ku kwezi. Nimba rero yarabiyemeye akajya muri ubwo buzima akayakora akazi ko mu rugo kandi ari umubyeyi mukuru, ntabwo nkeka ko yari yishimiye ko umwana we yazaba gutya. Gusa nubwo byabaye, icyo navuga ko Diane yagakwiye kuvuga ngo reka mbabarire n'umubyeyi wanjye, kubera ko ubuzima twanyuzemo twese, kuko na mama Diane ntabwo ari mu buzima bwiza, ubuzima twanyuzemo twese bwari bushaririye. Ariko wenda aka kanya tugezeho hari icyahindutse, iki cyahindutse none ka twari cyo duhuriraho, duhindure natwe twigaragaze noneho mu ishusho itari muri babandi bahoze mu buzima bubi. yego, bagashyira hamwe. Ariko Diane urabona ntagashaka, mbega kubera urabona ni umukobwa mwiza, yes, wagize n'amahirwe yo kuba yabona kamera nyuraho. ko barafindura uvuga ngo ni umukobwa mwiza. Kuba umukobwa mwiza ni ukwambara ubusa kuriya,
akajya kuri kamera bakamuha 40,000 agakuramo imyenda yose akagaragaza ikariso, biriya bwo bigaragaza ko ari umukobwa bwiza. rero reka Ahubwo se mubwire indangagaciro y'ubunyarwanda Diane afite ni iyihe kuba yakwandagaza abakobwa bagenzi be? ntabwo biriya ruvuga ngo nuko kwandagaza abakobwa bagenzi be niwe wiyandagaje, sibyo? nawe ntabwo yavutse abibona, gusa wenda yarabibonye yarabyize, sibyo? Yego. Yabyigiye muri babandi bameze nkawe hanze hano, ukagira ngo urabazi. Kuba rero yarabashije kuba ageze ku rwego rwo kuba yakuramo ijipo agashyira hanze, icyo nicyo navuga ngo Diane reka kwibura, biramye kwibura, reka kwibura, uracyahari. Igaragaze nk'umuntu witekerezaho, wibonamo ikindi cyizere, wibonamo ibindi bintu runaka wakora. Ari nabwo nyango mbwire n'abandi urubyiruko ni benshi bameze nkawe, ni benshi bari mu buzima nka buriya arimo, ni benshi bakora biriya atari ko babikunze kugira ngo wenda bamamare abandi babone ubwo bushobozi. Ariko nkababwira ngo rubyiruko, ntabwo kwiyandarika ari byo bituma umuntu atera imbere, sibyo? Rwose rubyiruko, buri muntu uwo ari we wese waba wabashe kubona iriya video ya Diane yambura ijipo ye akagaragaza ikariso, ariko nako arabishaka, arabyishimiye, nkeka ko icyo kintu agakwiye kuvuga ngo njyewe iki kintu Imana izakindinde. Hakabamo kuba ari we abaye mwarimu mwiza kugira ngo ese nawe waba nka Diane. Reka tureke kwiganana, tureke kwigana aba bantu bamaze kurangiza imico, bamaze kwangirika, babandi batagitekereza ku ntangagaciro zabo. Abakobwa benshi muri iyi minsi navuga ngo nureba mu muhanda urasanga bishimiye kwambara ubusa cyane, bishimiye kwambara imyenda itabahesha agaciro. Nyamara mu kanya iyo habagize ikiba hepfo hariya bagaruka ngo bamfashe ku ngufu. Ariko koko namwe wiyumvuga ngo izi nzego zibishinzwe zagakwiye kubanza kujya zizigenzura, kuko abantu bari guhohota, hari abagabo bahohoterwa bazira ubusa, akazira reba nk'uwe Diane amugezeho nkundi ntiyambaye, ibibaye byose birabaye, yego irangira nasohoka agere hanze ngo kanaka yamfashe ku ngufu. Nimba azatiye ngo kanaka yamfashe ku ngufu, ese yamufashe ku ngufu ubundi he harahari? Nimba umuntu atabasha kwambara ngo yikwize, atabasha kwambara imyenda imwambika ihisha ubwambure bwe, uwo muntu ubundi bamufashe ku ngufu gute buriya? Ni ikibazo gikomeye cyane ko numvishe uyu mukobwa ashobora kuba afite n'indwara yo guhungabana, nabyita ko ari guhungabana cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe. Numvishe havuga ngo njyewe ku bwanjye sinakundana n'umuhungu iminsi 3 tutararyamana. Barafindura wumva iki kintu, kuba ari umukobwa mwiza kuriya, ariko byanyeretse ko atari n'ubwiza, harimo n'ubwomanzi. Iyo ubona umuntu avuga ngo njyewe sinakundana n'umuhungu iminsi 3 tutararyamana, ubwo nta rukundo rwaba rurimo. Uyu Diane bigaragara ko yabaye icyomanzi. Wivuga ngo yabaye icyomanzi, we ngo ni icyomanzi kubera ko serega ntabwo ari wenyine, ntabwo ari wenyine rashe. Buriya nureba aba bakobwa urubyiruko ruri hanze aha, iyo niyo filozofi rufite. Rufite filozofi ko nimba bahuye n'umuhungu bakaganira neza, umwe akemera guha umwanya undi w'ikiganiro, no kugenda bagahita baryamana. Siko bimeze? Nimba uwo munsi batashye umuhungu atagize icyo abaza umukobwa cyangwa se batagize icyo bakora, umukobwa akagenda avuga ngo uyu muhungu ni fake, avuga ko uwo muhungu ari nta kigenda, sibyo? Kubera ko yanze kujya gute, kubera ko yanze ko baryamana. Uzabona ingero nyinshi n'abagore bafite abagabo ibyo bintu bibarimo, n'abagore bafite abagabo ibyo bintu bibarimo. Nuvuga ngo yaba mu byo akora, yaba mu byo acuruza muki, usanga abakiriya afite benshi ari abagabo. Nyamara n'aba bagabo batamuganiriza neza bya bindi bimugeza ku busambanyi, ugasanga ntamufata nk'umukiriya wa nyawe, ahubwo aramufata nk'umukiriya w'ikigoryi, yajya naza wenda serivisi akayimuha nabi atamyitayeho, no akazajya namugurisha atabishaka, sibyo? Kandi amuziza yuko atamwinjije muri bya biganiro bimugeza ku busambanyi. Nuvuga ngo ni umuco umaze kuba
ikigugu Mm. yaba mu rubyiruko yaba no mu bubatsi, aho umukobwa asigaye yumva ko kuba yakundana n'umuhungu umwe bitabaho, bitanashoboka, umugore kuba yagira umugabo umwe bitashoboka. Mbega hari n'abagabo benshi biyakiriye kuri icyo kintu, azi neza ko umugore we nubwo babana mu nzu ariko atari we urumurongora wenyine. Cyangwa se mu kimwe uyu Diane nawe akaba ari agatwiko bya bindi bya Jackie, ariko ibi bintu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze gusohora itangazo ryiyama kandi ribyamagana. Uyu Diane nawe ndumva yagakwiye kujya mu bigo ngororamuco kugira ngo nawe abashe guhinduka, abe umwari mwiza, abe umukobwa ufite uburere, abe umukobwa uzabyara abana bazagirira akamaro igihugu. Niyo nama wagira Diane mbere yuko tuza kugaruka kuri mama we, kuko wumvishe ko agahinda afite nawe ari kubwira ati bizarangira niyahuye. Ibi bintu byababaje ababyeyi benshi cyane, niyo nama wabagira hagati ya Diane na mama we? Buriya rero sinavuga ngo ni inama, ahubwo reka mbaho ukuri. Buriya uzi ko ababyeyi benshi muri iyi minsi, muri iki gihe bafite abana, yaba ab'abasore cyangwa n'inkumi, yego abo babyeyi bafite navuga ngo depression. Ejo bundi bamwe bazaba, abenshi bari n'abafite trauma y'abana babo rwose, kubera ko nta mwana muri iki gihe ukemera kugirwa inama n'umubyeyi. Nta mwana muri iki gihe ukemera kuvuga ngo yicare imbere y'umubyeyi wamuhanure cyangwa se amwereke inzira nzima yo kunyuramo. Usanga umwana inama nziza ajya kuzishaka ahantu hari ibirara byinshi, yaba mu businzi. Uzagenda mu bubari uzasenge ubu tubari tw'iki gihe, kera twabagamo abasaza, yego tubari twinshi twabagamo abasaza, ariko aka kanya uragera mu kabari ugasanga ni abana b'abakobwa bakiri batoya, ni abana b'abasore bakiri batoya, sibyo? Nibo benshi barimo. Kandi kera cyaraziraga kuba wabona umukobwa mu kabari, n'umugore wabaga ari mu kabari tayari yabaga ari indaya kandi nabwo ishaje, cyangwa se yasohokanye n'umutware we, cyangwa se yasohokanye n'umudamu wasohokanye n'umugabo we. yego Ariko muri iki gihe siko bimeze. Uragenda usanga abana b'abakobwa bambaye ubusa kandi babandi wabonaga ko ari beza. Niyo mpamvu ngo ngewe hari akantu njye ubura ngo bagabo mushaka ngo abagore beza b'uburanga, iki gihe mufite ibibazo, kubera ko umugore uzajyana w'uburanga, abasore mutarashaka, umugore uzajyana w'uburanga ni wa wundi wamenyereye kurara mu kabari, ni wa wundi wamenyereye kurongorwa n'abagabo barenze umwe ku munsi, nk'abandi twabonye bamwe birongozaga amacupa. Yego, ni ba bandi bari baragize amacupa abagabo, ni ba bandi bari barakoresheje bizazindi zo mu Bashinwa. Siko bimeze. Uwo muntu numugeze imbere, numujyana mu rugo koko, nawe uzashaka inshinwa uzajya umukoreshaho kugira ngo anyurwe, ko nzi ko neza wowe imbaraga zawe zitashobora. Biragoranye. Iki kintu ujye mugitekerezaho cyane. Nimba uca ahantu hose ugiye habarizwa imico itari mizima, n'abana b'abakobwa kandi beza, kandi aba bakobwa beza bari aho ngaho niba abasore hanze aha bategerejemo gukuramo abagore. Ko mbona se bigoranye kuba abo basore bazabona abagore ba mutima w'urugo. Ni ikibazo. Nuvuga ngo rero twitegure, simpanura, yego, ariko twitegure generation imeze nka Diane imbere nyinshi, kubera ko n'ababyeyi babo nabo ntacyo bafite. None se nimba umukobwa usanga yambaye ubusa mu kabari hariya ari uzabyara ejo, ubwo umwana azabyara azaba ameze gute? Urumva nawe azaba ameze nka mama we. We ntabwo azaba ameze nka mama we, wazaba akubye mama we, kuko we buri kintu imbuto yiteye iyo igiye kwera yera ibintu byinshi. Utera urubuto rumwe hakavaho imbuto nyinshi cyane. Rero ubwo nimba umugore afite wenda mama we ugiye kubyara afite wenda umuco wenda mu ungana n'igipimo c'10%, umwana azabyara azaba afite nka 70% ya mico ye yakuze muri wa mwundi. Ikindi cyane cya kabiri, aramubyaye, abenshi bamubyara binatunguranye. Yego,
nta n'umwanya ataraniteguye n'igihe cyo kuzayicara wenda ngo yitekerezeho kugira ngo abone icyo abwira umwana, ugasanga n'undi mubyeyi nawe arakizunguza aracyashakisha hirya no hino. Ubwo umwana rero naza nawe akajya kuri kamera akabwira ati mama njyewe nagira gutya, icyo gihe nkeka ko hari aho yize. Niyo mpamvu ngo babyeyi aka kanya hari ubuzima bukomeye mu mibereho ariko butakwiye gusimbura imiryango yacu, abana bacu twabyaye. Dufate igihe cyo gushakisha ubushobozi, dufate n'igihe cyo kwigisha abana, yego, kugira ngo twitegure kuzabona abuzukuru beza, yego, twitegure kuzabona abuzukuruza beza, yego. ubuvivi ni wenda kuba bashobora kububona nabo uvuga ngo uyu mwana nk'uko ubona ngo imfura iribyara, sibyo? Imfura iribyara. Se nimba aka kanya uri icyomanzi n'ibyara uzabyara iki? Azabyara icyohe. Rero babyeyi dukebuke, aba bana ni abacu. Aba bana mubona hano hanze aha, aba bana mwemera niba mvuga ngo aho bahurira ni henshi kugira ngo banduzanye iyo mico. Yego, hari amahuriro menshi abaho y'urubyiruko ariko usanga ahurirwamo n'abana b'ingeri zitandukanye, ababi n'abeza, abarezwe n'abatararezwe. yego. Niba hahurira nkeka ko hari ibyo bazanduzanya. Babyeyi ducane ku maso, mucane ku maso. Aba bana mubyara ntabwo ari abo kujya kororera mu mihanda, aba bana mubyara saho kujya kororera mu tubari, aba bana mubyara ntabwo ari abo kujyana ahariho hose wumva ko bagera gusa ngo bagenda. Yego, turebe ngo ni hehe bavuye, ni hehe bagiye, tuteganye ejo habo. yego, habeho gutegura ejo h'umwana. Ejo h'umwana rero ni ya nzira nziza umuyoboramo, nizana agaciro ugira gute umuhereza. yego. Kuko aka kanya Diane ntabwo navuga ko ibyo avuga birenze, cyangwa se Diane ibyo avuga nta kuri afite ukuri, ariko agaruka atekereze, yitekerezeho neza, arebe ngo ariko ubundi koko nimba wenda mama yarananiwe kugira icyo amfasha na kimwe, ariko se yananiwe kugira icyo amfasha mpari cyangwa ntahari. Ariko se ko umubyeyi avuga ko Diane atavuka wenyine kandi avukana n'abandi bana, abo bana bo ko batavuye mu rugo ko bihanganye bakaguma mu rugo, ubu Diane ntabwo yaba bayakasa mutwe? Hoya, aba bana bavukana na Diane ntabwo ari abana ba papa wa Diane. Ese ntabwo bava indi imwe kwa se, bava indi imwe kuri nyina gusa. Noneho abo bana bo ni n'abakuru kuri Diane. Vuga ngo cyagiye mama we yari guteseka, bo bari hejuru gatoya, bagize gute bashobora no kuba bagira uko bigenza. Yego, sibyo? Kandi burya no mu muryango erega usara abana bose ubyara ntabwo bose babaza ngo uhite ubafata bose bajye ku rwego rumwe, ariko ikintu kiba gihari nuko bose ubitaho, ariko buriya ntabwo bitaho kimwe. Uzarebe, ariko sinavuga ngo nabishimira kuri buri mubyeyi wari we wese. Niyo mpamvu mvuga ngo ni igihe cyiza cy'uko tugera tubona ingero z'abana bafite ihungabana. Duhereye kuri ba Jack aho baherwa bizi, abantu bafite ihungabana, ba Diane ni abantu bafite ihungabana, ariko nabo bitabaturukaho, nabo aho byaturutse kandi nabo batiteguriye. Nubwo wenda babura abajyana bo kubagarura, babwiye ngo rero byagenze gutya mukura nabi, ariko bakakanya mwafata umwanzuro mukagira gute, mugahindura ubuzima. Yes, tugana ku musozo w'ikiganiro barafindura. Uri umuntu w'umusaza mwiza kandi utanga inama nzima ku babyeyi, utanga inama ku bana. Urumva ko umubyeyi, wenda ndaguha umunota umwe kugira ngo dusoze, nawo utuzuye, kugira ngo dusoze ikiganiro. Ni iyihe nama wagira mama Diane, cyane ko ikintu kiri mu mutwe we cyane ari kwiyahura? Wumva ko ari byo bintu biri kugaruka cyane muri we, ngo njyewe nziyahura kubera Diane. Ni iyihe nama waha mama Diane ukanamukomeza mu mutima, ukamwereka yuko si we wenyine, akirinda kiriya kintu cyo kwiyahura? Mama Diane ntabwo kwiyahura ari wo muti. Oya, ni urugamba rukomeye ugomba kurwana, ni urugamba rukomeye rwo kugira ngo, kuko ntabwo Diane nawe siwe ku ruhande rumwe.
kuko igihe ari kuba yahabwa uburere nawe ntabwo uwo mwanya wari uwufite koko, kandi nawe si wowe, si uko utabishakaga kumuha uburere, gusa nawe wabyisanze byagenze gutyo. Rero icyo navuga ngo wakwihangana ugatekereza nk'umuntu mukuru koko nk'uko ubivuga, ufite ibintu byinshi wahindura, reka kumva yuko wowe wenda ibyakubayeho ari igitangaza. Ntabwo ari igitangaza, bibaho benshi, sibyo? Ahubwo wowe hari icyo ugomba kumenya ukavuga uti noneho ibi bintu byafashe igihe kinini kugira ngo bibe, no kugira ngo bihinduke ntabwo bizafata igihe gito. Ugatangira urugendo rwo kunga ubumwe n'umukobwa wawe, akirinda amakosa yarayakoze. Umubyeyi ko buriya umubyeyi nta mubyeyi ugira ikosa ku ruhande rumwe, ariko nanone buriya iyo unaniwe kuzajya ufata umwana ngo uvuge ngo uyu mwana ninjye namubyaye, reka mwemere mu ruhande muri byose, ukagera ubwo uvuga ngo reka muhe kanaka mumfashe, kandi utazi neza nimba azamufata nk'uko umufata. Yego, sibyo? Nyine n'imbaraga nke wagize, navuga ngo ziba impamvu yuko aka kanya wicara ukitekerezaho, ukigira inama ikubwira ngo ntabwo kwiyahura ari wo muti rwose, kuko niba yahura ko muti uraba noneho ukoze ikindi cya kabiri, ateje n'ikibazo mu muryango. Nuvuga ngo cyari ikibazo kimwe kitanaremereye cyane ko cyahinduka. Yego, ariko niyahura yabateje ikindi cya kabiri noneho kizagorana. Yego, abavandimwe ba Diane barasigara ari imfubyi. Nibabona Diane bagiye babona ko ari watumye nyina yiyahura, amubonemo nk'aho, kandi Diane ntabwo ari we wishe mama we. Mama we niwe wumvise yabagize imbaraga nke bwa kabiri. Yego, rero niyihingemo kumva ko gukomeza kubaho ari ngombwa, ahubwo avuga ati noneho mu gihe ngiye kubamo, Diane yararakaye, yarababaye, afite trauma, afite igikomere ku mutima, nk'umubyeyi, nk'umwana utararezwe n'umubyeyi koko n'ababyeyi bose, utarabonye uburere ku babyeyi. Icyo gikomere yumve ko uwo mwana agifite, ahubwo ari cyo gihe cyiza cyo kukimuvura. Yego, sibyo? Nimba koko yemera ko ari umwana we, navuga ati ngewe nonaha reka ntangire urugendo, iki gikomere yagize ntangire ngire gute nshaka uburyo nakivura paka gikize. Ntabwo ari umunsi umwe, yego, si n'iminsi ibiri. Ngo ni urugendo ruzafata igihe ntazi, ariko kitari gito, kandi iki kibazo kizarangira. Yes, kugira ngo akansaringe umukobwa, akansaringe Diane nawe yongere yiyumve ko ari kumwe n'umubyeyi. Yego, rero mama Diane, shaka inzira nziza kandi irahari. Yegere n'umuryango, yegere imiryango izamufasha kwegerana n'umwana, bamuganirize, kuko umwana akeneye kuganirizwa cyane. Kuko warakubwira ati ngewe nta burere nkeneye, ubwo ntabonye nk'umwana, nubwo mfite nibwo bwubu. Rero bivuge ngo yakeneye ibiganiro byinshi byuzuyemo amagambo y'urukundo amwereka ko nta cyabaye, noneho nawe agaruke kuko bya bindi byari byaramaze kumujyamo bibi. Yego, bimushiremo yongere yiyumve ko ari kumwe, afite umubyeyi, kandi noneho afite n'icyizere cyo kuba yabaho neza imbere. Mbona rero nkushimire mushuti wanjye Barafindura ku kiganiro cyiza ubu tugejejeho, no ku nama nziza uba utanze kuri mama Diane ndetse na Diane. Mboneraho gushimira wowe mukunzi, inshuti, muvandimwe ukurikiye 001 TV Show Rwanda. Yes. Mboneraho kugushimira nawe wakoze subscribe bwa mbere kugeza na n'ubu. Mboneraho kugusaba nawe utarakora subscribe yuko wakanda ku jambo rero aho ngaho mu gifaransa ryanditseho s'abonner cyangwa se subscribe, ukande ku kanyenyeri kukazogera, bityo dukomeze tubane mu biganiro byacu bibe akagaruka buri munsi. Reka rero mbashimire, yari ngewe Rashidson na mugenzi wanjye Barafindura nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda, mukomeze mudushyigikire, dukomeze tujyane muri uru rugendo. Dufite byinshi byo guhindura, dufite byinshi byo gukora, ariko kubera Imana tuzagerayo inshallah. Yes, murakoze cyane, mvuga nti ciao ciao.